Turabasuhuje kandi tubifuriza kugubwa neza muri kino gitondo, mwebwe mukurikirana bimwe muri zino documentaire zica kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel witwa MK and Kamariza. Kandi nanone turabashimiye mwebwe mwibutsa gukanda subscribe mugafungura inzogera kugira ngo tuzajye tubasha kubana kuri bimwe muri documentaire zizajye zica kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel witwa MK and Kamariza. Akaba ari nayo channel yacu ndetse ari nayo yanyu. Ukandi nanone turabashimiye mwebwe mwibutse gusharinga iyi video, turabashimiye mwebwe mwibutse gukanda like, turabashimiye mwebwe mwibutse gukanda comment, turabashimiye mwebwe mwateye comment mutubwira ati mwibuke kongera iminota ya video cyangwa se muyigabanye. Namwe bantu mwagiye mutugira inama muri comment muvuga ati numva muramutse mukoze documentaire imeze gutya ishobora kuba yaryoha ubundi bikarushaho kuryoha ikiganiro kikagenda neza. Nawe ngiye ubagezaho ibi biganiro ni gisigore gasirutikura nawe kurutindira kuriza hafi y'itsamba rya Kibira Umusamariya wihebeye ibyegeranye. Reka rero tubashimire kandi tubibutsa gukurikirana kino kiganiro, nawe utarakanda subscribe ubanze ukandeho kugira ngo iki kiganiro nikizajye kibasha kugucika cyangwa se bimwe mu binyura kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel yacu ndetse ari nayo yanyu. Reka tubanze twifurize ishya n'ihirwe mwebwe mukurikirana ino filime y'umusore w'umukire ica ku muyoboro mugari wa YouTube channel witwa MK and Original, mukaba mwarayikunze ariko yirangije guca kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel witwa MK and Original ihita iza igahita isesengurwa n'igisigo Legacy rutibikorane bakurutindira kuriza umwana w'umuhungu wihebeye ibyegeranye, akaza asesengura episode imazije guca kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel wa MK and Original. Rero size ngizi nagira ngo tubashimire kandi tubiseguraho yuko ejo na filime yigeze ibageraho. Ejo ubundi hari busoke episode ya 49 ariko nyine twahuye n'akabazo nyine gatoya ariko kahise gakemuka gatumye uno muyoboro mugari wa YouTube channel witwa MK and Original haba tabageraho filime ya episode ya 49. Rero wowe ubashije gukora kubona kino kiganiro kinyuze kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel, ndagira ngo mwibutse ubanze kandi subscribe kandi nanone mwibutsa ngo mukanya saa 5 z'amanywa indi episode ya 59 igomba guca kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel witwa MK and Original. Tugahurira hano kuri MK and Kamariza tuyisesengura tureba buryo ki yagenze, tureba ibice bya Iranzi, twibaza ese ubundi episode ya 60 hagomba gukurikiramo iki, hagomba kuvugwamo iki. Rero akaba ari wo mwanya mfashe kino kiganiro nkagikora mbashimira mwebwe mwabashije gukanda subscribe kandi nanone mbiseguraho mwebwe mutabashije gukurikirana episode ya 59 kuko igiye kunyuraho mu kanya saa 5 zuzuye zo kuri wa gatatu. Ubundi iba yaranyuzeho ejo hashije ariko nyine havutse nyine akabazo bituma tutanyaprodinga kuri YouTube channel, ariko aka kabazo nikaze kubatera ubwoba ukuko karangije gukemuka. Rero size ngizi akaba ariyo mpamvu mbabwiye ngo mukomeze gutegereza kandi mukurikirane mwihanganye, mwibuke kuzisharinga muzihereza inshuti zanyu n'abavandimwe kuko ni filime y'umusore w'umukire ikunzwe cyane. Ushobora kwibaza ubundi ino filime y'umusore ni muntu ki, ese ikorwa nande, yakozwe gute, ninde wayigizeho igitekerezo, ninde wayifashije kugera kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel kugira ngo ubundi ibe yabasha gukurikirana bigeze ahangaha. Uno muvandimwe wacu muramwibuka bamwita MK Original niko channel ye bayita, ariko ubundi ubusanzwe yitwa MK Original cyangwa se ni ayo mazina yose yamwite kuko ni aye, niyo ryaba atari ryarangije kurigabana muri filime nta muntu wari mwambura. MK Original ushobora kwibaza ngo ubundi ni muntu ki,
ni umwana w'umusore wakuze bitunguranye ariko ashaka gufungura imbuga nkoranyambaga ahuriramo n'imbogamizi nyinshi cyane. Agafungura YouTube channel yamara gukura bakayisiba, agafungura YouTube channel yamara kugera ahigera channel yiwe igasibwa cyangwa se igahagarikwa amezi arenze 3, rimwe na rimwe bikarangira banazisibye. Ariko umwana wacu w'umuvandimwe ntabwo yigeze abasha gucika intege kuko inyinshi barazisibye. Agira gutya aravuga ati reka nze mfungura urubuga rwa TikTok. Nibwo yagize gutya afungura TikTok, iragenda irakundwa cyane bya hatari, baramukurikirana cyane bya hatari. Ariko aza kuvuga arongera atekereza yuko yigeze kugira igitekerezo cyo gufungura YouTube channel zigahura n'insanganya. Arangije kubaka abafollowers benshi kuri TikTok, nibwo yagize gutya arongera yinyara mu isunzu, niko umuntu yabivuga, yishyiramo akanyabugabo ahita afungura indi YouTube channel ayita MK and Original. Channel ye ntago yigeze ikundwa ako kanya, ariko yakomeze kuyikoreraho, ntago yigeze acika intege. Buriya wowe uri gufungura uno muyoboro mugari wa YouTube channel ushobora kwibaza ngo bikorwa gute kugira ngo umuntu agere aho yagera. Wa muvandimwe we, ntago ari akazi koroshye kuko ni akazi gakomeye cyane, kuko rimwe na rimwe uhuriramo n'insanganya ugahita ucika intege ukavuga ati ibi bintu ndabirambiwe n'ibizongera kubaho n'umunsi n'umwe. Si ibyo gusa kandi nanone ku rundi ruhande byatuzinduriye ahangaha, ahubwo reka twikomereze kuri uno mwana wacu w'umuhungu MK cyangwa se Ian ariwe Original wagize gutya agafungura iriya YouTube channel. Ushobora kwibaza ngo ubundi byavuye he kugira ngo ategure ino content y'umusore w'umukire. Ubundi yari yarakomeje gukora izindi content zitandukanye, ariko izo content ntibigera bazikunda. Nibwo rero yagize gutya arangije avumbura imwe muri content yitwa umusore w'umukire. Murabyibuka buryo kino filime y'umusore w'umukire byatangiye ari kuri telefone, ataziranye n'umwe bahuza cyane, umukinnyi bahuza cyane witwa Kamariza. Ubundi amuhamagara kuri telefone baramenyana, ariko MK ariwe Ian yari afite amafaranga ateye ubwoba. Ariko igihe cyaje kugera ahura n'umwe muri wa mukunzi bakundanaga ariwe bita Kamariza. Bamajije guhura babona MK nta kintu afite, ameze nk'umukene. Muri episode ya mbere yamukubise ikintu cyitwa urushyi, wavuga yuko ruteye ubwoba nawe udashobora kwihanganira. Ariko MK Original mwite Ian yagize gutya abasha kwihangana, aramubwira ati ibyo ukoze nta kibazo, kandi uramenye yuko burya agatinze kazaza aramenyo ya ruguru, kandi akizirica ku muhoro ugasiga kawuciye. Uwo ni umugani w'umugenurano w'umunyarwanda, sinjye wawuciye ariko nawumvanye abakuru. Ntago byigeze bibasha kurangirira aho ngaho, kuko yahise yandika filime y'umusore w'umukire ayitegura gutyo, ahura na Kamariza gutyo. Ariko Kamariza birangira amwanze, agerageza kumukubita inshyi, amubwira nabi, amucira mu maso. Icyo gihe yari ari kumwe n'umwana w'umukobwa nawe ukina muri no filime y'umusore w'umukire witwa Rina. Ndamusuhuje aho ari hose kandi ndamukomeje mubwira ngo I love you so much, nzagoza ku mutima, nagiye na kimwe wowe Rina nzigera nakwifuza kutakubona cyangwa se kugutekerezaho, ndetse n'abana bakinnyi mukinana muri rusange muri no filime y'umusore w'umukire witwa MK and Original cyangwa se Ian. Nibwo bagize gutya barahura, yihindura umukene. Kamariza aramutuka aramutukuza, ariko nyine nyuma nibwo byaje kugenda gutya. Kamariza aza kuvumbura yuko amuvandimwe wacu yarakize cyane. Ntabwo rero byigeze birangirira aho ngaho, kuko Kamariza murabyibuka mukubita urushyi. Rina yaje kumubwira ati muhungu wanjye, ndakubwiye ngo komeza kwihangana, uno muvandimwe twazanye nyine ni gutya ateye. Aramuhumuriza, ariko Kamariza nyuma aza kuvumbura yuko ari umukire. Aribwo uwo mwana w'umusore ariwe witwa MK yahise yikundira umuvandimwe wacu witwa Rina, ariko Kamariza ntiyabasha kubyumva.
ntabwo byigeze birangirira aho ngaho. Nagira ngo mubwire yuko Kamariza yakomeje kumugambanira n'ubundi bidasanzwe kugira ngo yongere atsindire umutima we, ariko birangira atawutsindiye. Nibwo rero mwaje kubona episode ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, episode ya kane kuzamura kugeza tugeze kuri episode turiho size ngizi ya 59. Iyo ngiyo akaba ari filime yakomeje kuba uruhererekane, ikomeza kuzamuka, barayikunda cyane. Umusore witwa MK akomeza gutegura cyane. Rero mwebwe twabashije gukurikirana kino kiganiro, reka mbashimire kandi mbibutsa gukanda subscribe mugafungura inzogera kugira ngo muzajye mubona notification buri uko dushyizeho ibiganiro kuri uno muyoboro mugari wa YouTube channel, nawe ukabibona mu ba mbere. Rero size ngizi, reka mbabwire ngo ibiganiro nk'ibi ngibi nakagaruka, ndivutsa gukurikirana episode ya 59 igiye guca ku musore witwa Original, ndetse ihiteza isesengurwa hano kuri MK and Kamariza. Ngiye wakorera bino biganiro n'ubundi nk'ibisanzwe, ni igisigure gasiruste kurana ko rutendera kuriza umwana w'umusore ihebeye byegeranye. Ndabashimiye.